Yes, reka mbasuhuze kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe mudasiba kubana natwe umunsi ku munsi mwamaze gukora subscribe nk'uko dukunze kubasuhuza reka tuvuge tuti muraho turabasuhuza abatarayikora ariko nabo tubibutsa kuyikora by the way ariko tunabasuhuza tubabwira tuti mumeze mute muri kumva bimeze bite kwimana sabu koko nta kuntu biba bimeze nk'ubaye amakuru abari bubanyureho gutya nimukore subscribe rwose nta kibazo rwose nta kintu biba bitwaye ariko rero twanasuhuza nk'ibisanzwe iminsi baye myinshi abantu baratubuze ariko sikari byo yambi mwese aho muri tubasuhuze cyane kabisa mwese ahantu muherereye abantu bazi impetu abantu ba Benfica abantu bakunda kutubwira ati rwose kubera ikiti kuki mutari kutugezaho ibintu ariko turabasuje mwese abantu ba Mashazini Magwanine Espresso aho hose za Shkeleni hose ugana mu mujyi mwese turabasuhuje abantu ba Triumph nabo batwumva turabapepeye abantu ba Triumph sinzi numva iryo jambo ririmo ikintu cy'igishinwa nk'ukuntu Triumph se ubanza mu bashinwa ngo nta tara ibamo ubwo banza ni hafi abagira ngo na cyahiye ariko nawe tutibagiye abantu bari mu Rwanda n'abasomashiride bose abantu bari mu Rwanda namwe reka tubatashye cyane ariko ntitwibagirwa abantu batetereje buriya tetereje ni mu Rwanda uragisuhuza abo mu Rwanda nanjye ndasuhuza quartier hano naringize ngo hari indi quartier wavumbuye mu Rwanda twatetereje undi mu Kiryogo niho hagombaga kuba nka B13 noneho ngo nukuzajya suhuza bamwe muri Kigali mu Rwanda suhuza abandi hano reka njye mpere muri Kigali ndabasuhuza cyane abantu ba Kigali nanjye ndabasuhuza cyane abantu batetereje ndabasuhuza cyane abantu b'Ibutare abantu ba Coca-Cola ndasuhuza cyane abantu b'Icyangugu za Libertad na ba Champion ndasuhuza abantu ba Gisenyi izo quartier zose za Marakweni hose na za Makaneka reka suhuze by'umwihariko groupe barizwamo y'abantu twiganye bawe ndabatashya cyane kabisa uyu munsi bagize batya barambwira bati ariko tujye tugukurikira kandi ujye twirengagiza nanjye ndabasuhuje nanjye ariko abo twiganye ndabasuhuje turabatahije cyane kandi tubibutse ko nawe ukore ku wawe mwegeranye ubwira uti kora subscribe gahunda zikomeye cyane nk'abantu twiganye Mount Kenya gusa mwari muzi ko ibi bintu nzabizamo byarangiye ubaye umunyamakuru twigaga no service insurance management ni hatari nge rero n'intambara kakiziritse ku muhoro kamwe kandi gashigo kawuciye kagati umanika wicaye wajya kukamanura ugasabwa guhagarara nanjye rero ndi wa undi teta umunyamakuru uzancikira hehe se nawe kugucikira hari uyu munsi reka rero tugaruke mu kiganiro cy'imisatsi akusha utarajya kure utarinjira mu misatsi ubonye ibintu biri kubera muri Angola muri Angola hari imyigaragambyo iri seriye Yesu we mana yanjye bakoze copy paste hari imyigaragambyo iri seriye nabonye barimo barasenya amaduka nabonye amashopu barimo barasahura nk'ibi byabaye n'ahangaha mu minsi yashize urwo hejuru imyigaragambyo iri hariya wagira ngo bakopeye hano neza abantu babasubije iwabo benshi pe ni hatari kabisa ariko buriya habaye abanyarwanda benshi naho ntabwo ari benshi ariko barahari buriya nta gihugu umunyarwanda atabamo umunyarwanda aba hose nk'umushinwa umushinwa n'umuhinde ubundi ngo Rwanda ntabwo ari ziriya santimetero zigize u Rwanda Rwanda ni urutugendamo abantu bari muri Angola rero abanyarwanda batwumva bari muri Angola turabihanganishije reka tubakomeze cyane kabisa mukomere musenge ibyo bihe natwe mu minsi yashize twabinyuzemo ariko twabihimishije kwigumira mu rugo no gusenga ariko nababwira ahubwo nibirinde birinde nyine bagume mu ngo zabo ibintu bimeze kuriya uri umunyamahanga wirinda kujya mu muhanda no mu ngo zanyu mwirinde aho hantu hose mwirinde nyine birinde pe kubera ko byabaye n'ahangaha byadusigiye amasomo mbona namwe mwakigiraho biramutse bibaye ngombwa ibintu birashakwa barabitwara washaka ibindi ariko ubuzima burango nta garaje yabo ni ukuri twakwigarukira mu madirede reka twigarukire mu misatsi n'amadirede ariko mbere y'uko dusubira mu misatsi n'amadirede ndagira ngo tubanze twibutse abantu iby'umuganura yego urarimbanyije turi kuwitegura cyane bikomeye uzaba ku itariki 17 z'ukwa munani abandi bawizije ku itariki 2 z'ukwa munani ariko twebwe hano tuwiziza kuri 17 z'ukwa munani rero ubu bwitabire bwanyu burakenewe muzaze kandi muzakererwe muzazane n'imiryango yanyu kuko umuganura n'uw'imiryango
muzazane n'inshuti zanyu n'abavandimwe banyu ya ni kuri hoteli Kayakwanga kuri Costa del Sol. Mbere yo kugera neza Costa del Sol, mbere yo kugera za Glory ubanza Kayakwanga, naho byabereye ubushize abahazi, aho byabereye ubushize iriya sare niyo yitwa Kayakwanga. Ubwo n'ubundi rero niho muzagaruka. Ubwo naho ku itariki 17 twigarukire mu misatsi. Yego. Uyu munsi rero tugiye gutotora neza amavu n'amavuko y'imisatsi miremire. Yego, abenshi baziho amadredi ariko mu Kinyarwanda imisatsi biboshye inyabutatu cyangwa inyabubiri. Mu Kinyarwanda abenshi babizi nk'ibisage, ariko hari abantu benshi batanazi ko byitwa ibisage. Kabisa, abantu benshi ntabwo ibisage rero cyangwa se igisage ni dreadlocks usanzwe. Ubundi rero cyane ngiye nzi ko igisage ari kimwe n'amasunzu. Oya, amasunzu ari ukwayo, amasunzu yamye ari amasunzu. Ahubwo igisage ni dread ahubwo. Ariko ngo hari ukuntu barekaga amasunzu agakura, hanyuma buriya rutanga rw'amaboko, buriya ziriya dreads ni amasunzu yakuza igisage. Iyo warekaga amasunzu rero ntuyakate yabaga igisage. Ejo bundi nabonye ngo arimo arasenga, barimo arasenga Imana ngo yo mu ijuru. Baseka ndahwera. Ubundi akunda kwisengera Imana y'u Rwanda. Imana y'u Rwanda abakurambere, undi nibyo yiberamo. Ejo bundi rero ngo yasenze Imana y'u Rwanda, Imana ya nyayo, Imana yaturemye. Rega nawe arayizi. Byarantangaje, nabonaga wagira ngo nawe arayizi kuko abanyarwanda bamye bazi Imana ubusanzwe. Ariko kubera ukuntu akunda kuvuga ibintu by'abakurambere, ni umupfumu rega rutanga rw'amaboko. Rero nabonaga bitanamubereye. Ni umupfumu utari umurozi ariko. Simbizi. Ni umupfumu upfumura akareba ibizaba. Ntawamenya. Akaba ariko yanavura. Ni nk'uko na muganga yaroga reka burya. Warubaye iki? Rero nambara abantu benshi batekereza ko dread zatangiye muri za Jamaica, ariko hari n'andi mateka akomeye yihishe inyuma yazo. Sinzi ukuntu washaka ahantu hera utubwira amoko yayo. Dreadlocks rero cyangwa igisage, abantu benshi bakunze kucyitiranya. Imisatsi miremire yiswe dreadlocks, nk'abanyarwanda twayimenye nk'igisage kubera umuco nyarwanda muri rusange. Ni umuco wamamajwe cyane n'abarastafarians cyangwa se abarasta muri rusange. Ariko amateka abantu bashyigikira wa mugabo bitaga w'umunyetiyopiya bitaga Selassie nawe ni umuntu abarasta bafata nka Yesu, yaje nk'intumwa y'Imana. Cyane. Ni nk'uko bo babigenza. Tuzanababwira impamvu bamukunda cyane. Ariko rero amateka yayo arakomeye cyane, amateka ya dreadlocks. Yego. Urugero, hari n'ibimenyetso byerekana ko mu Misiri ya kera abatambyi b'Imana babaga bafite dreadlocks cyangwa se bafite ibisage. N'ibimenyetso bigaragaza ko no mu Buhinde cyangwa se no mu Bugereki hose wasangaga abantu bafite imishatsi cyangwa se dreadlocks y'ibisage nyine. Hari n'abantu bitaga aba cowboys, ariko aba cowboys ntago bamenya amadreads nyine bagiye bayigira ku Banyafurika. Aba cowboys abenshi buriya n'umukowboyi wa mbere ngo yari umunyafurika. Umukowboyi wa mbere wabayeho yari umunyafurika. Ngo ndetse n'abayoboke bantuza ba Rastafari bo muri za Jamaica mu myaka 1930 ngo bashyiragaho igisobanuro gikomeye cyane kuri iyo miterere yabo, kuri iyo mishatsi yabo nyine, nk'ukuri cyangwa se wenda nk'imirage ya Afurika, ibintu nk'ibyo ngibyo. Dreadlocks ni nk'ikirango cy'umuco wa Afurika. Ubundi urebye ntabwo umusatsi w'umuzungu ntabwo ujya wikaraga buriya. Baranabigerageza kubona bidasa neza. Ariko umunyafurika birikora automatic, upfa kureka gusa ntuwogoshe urikaraga. Ni nayo mpamvu banabifataga nk'icyubahiro. Abayoboke rero ba Rastafarian bagiye batega ibisage cyangwa se imisatsi yabo, bagiye bayireka igakura nk'uko Bibiliya ibivuga. Abarasta benshi buriya bakoresha bizera Bibiliya cyane nk'ijambo ry'Imana. Bo rero bakareka umusatsi ugakura bashingira cyane ku kuba muri Bibiliya abitwa abanazi batarajyaga bogosha umusatsi. Ari bwo bwoko bw'uwitwa Samson bwabaye. Wa undi wazize umudamu. Bavuga ko rero imisatsi ari ikimenyetso cy'intare
ya Yuda bagahuza n'umurage wa Eresirasi twavugaga, bavuga ko ari urubyaro rwa Salomo, bavuga ko ari urubyaro rwa Salomo n'umwamikazi na Queen Sheba. Ariko amateka ya Queen Sheba na Salomo nayo tuzayavugaho, tuzayatotora tuzayatotora ukuntu ngo Salomo yamubonye agakubita impanga hasi. Ahubwo buriya ngo iyo uri imisozi n'iyindi ajya kumureba, nuko ngo agezeyo nuko araroba nyine ngo atanga igihugu. Eresirasi waravuga ngo Ethiopia ni umusozi Salomo yahaye Sheba. Ngo yego. Amubwira ati genda wibereyo n'urubyaro rwawe. Rero nabo bavuga yuko baturuka ku muhungu wa Sheba na Salomo, ngo umuhungu ngo wabo witwaga ngo niwe Menerike wa mbere. Kuko buriya Eresirasi ni umwuzukuru wa Menerike wa mbere. Habayeho Menerike wa mbere, haza Menerike wa kabiri. Menerike wa kabiri ari nawe warwanye n'abakoloni baba British. Ngo arabatsinda, ngo barangije ngo basubirayo, ngo baravuga ngo icyatumye ngo badutsinda ngo twasanzemo abazungu. Ngo basanze kandi babeshye ari abantu b'inzobe. Hanyuma rero nk'uko tubizi mu 1960 hajya muri za 1970 dreadlocks zatangiye kugaragara nk'ikimenyetso cy'ubwigomeke ku bantu banga imiyoborere ya gikoloni haba muri Amerika no muri Afurika. Ngira ngo twigeze no kubona mu ndirimbo ya Lucky Dube abantu baba bafunga. Teta, ndashaka kukubwira ikintu abantu batamenye kuri dreadlocks. Hari abanyafurika bo mu Bushinwa ba kera bazwi kabisa. Bazwi buriya mu Bushinwa habagamo abanyafurika, ahubwo abashinwa ba mbere bavuga ko barabirabura. What? Ari nabwo bwoko buturukwaho aba bakinnye iriya filime ngo Gods Must Be Crazy, basagatwa. Buriya bwoko bwabo bubarizwa mu butayu bwa Karahari. Ubona ari abashinwa babirabura kabisa. Buriya bwoko bwabo nibwo bwabyaye abashinwa. Wow. Abo birabura rero bagiye mu Bushinwa, amateka bita aba Jomon. Bavuga ko bari bafite dreadlocks ndende cyane pe, kuva mu myaka y'ibihumbi 35 mbere ya Yesu. Wow. Ni nka zindi z'abahungu ba Bob Marley. Uzi ko Bob Marley afite umuhungu ufite dreadlocks zigenda zikubura hasi, Damian Marley. Zigenda muri iyo myaka rero abirabura bari mu Bushinwa already. Uretse gato tutararenga aho ngaho, abajomo n'ubundi ni bandi. Abajomo ni abanyafurika bagiye mu Bushinwa mu myaka isaga 100 ishize. Nyuma bamwe muri bo binjiye muri Japan, mu Buyapani mbese. Binjiye mu Buyapani bahinduka abaturage b'Abayapani nyine. Wow. Ari nabo baje kuva nk'umusamurayi wa mbere bitaga Yasuke cyangwa ni Kawasaki. Yasuke. Yasuke yari umwirabura wabaye umusamurayi wa mbere. Yego. Abandi bitwaga Abainu nabo baragiye. Ni uvuga ngo ubu 40% by'amaraso y'Abayapani b'iki gihe bivugwa ko bafitanye isano n'abo bantu bagiye, abo birabura bagiye bwa mbere. Ibi bintu bikomeza kunyereka yuko abirabura ari bo banyina w'isi koko byanyabyo. Ubundi buriya ngo muri wifashije siyanse n'ibindi bipimo bipima, umuzungu ntiyabyara umuhinde, umuzungu ntiyabyara umushinwa, umunyaziya. Ariko umwirabura arababyara bo. Umushinwa ntiyabyara umuzungu. Bivuga ngo ibyo byose ntibishoboka nyine. Umushinwa ntiyabyara umwirabura n'umuzungu ntiyabyara umwirabura, ntibishoboka. Ariko umwirabura yababyara bose. Oya, nigeze kubona umuzungu wabyaye impanga, imwe ari umwirabura indi ari umuzungu. Ubwo hari akazi kakozwe rero tutamenye. Baje kujya kubipima ngo basanga ngo bafite DNA za papa. Niyo mpamvu byese igitangaza. Ariko uzabirabura babyara abazungu ni benshi. Tunagendeye kuri aba ngaba bafite uburwayi bw'uruhu, babana n'ubumuga bw'uruhu. Ndababona bariya bafite ubumuga bufite buza ku ruhu rukabagira nk'abazungu. N'izuba rirabagora cyane ku buryo hari amavuta ngo yabugenewe bagomba guhora bisiga kugira ngo izuba ritabagira ikibazo. Buriya kandi ngo ni manke ya melanin. Kandi n'abazungu icyo kibazo barakigira. Ubwo rero urumva ko niba umwirabura ashobora kubyara umuzungu,
bikaba ibintu bisa n'ibisanzwe. Umuzungu abyaye w'umwirabura we n'igitangaza mu bindi. Ni igitangaza kubera ko baba batanabishaka. Anyway, mbese ukurikije uko ubibona wowe nkawe wagiye ubona ibyo byose tumaze kuvuga nyine wabibonye, wibwira ko dreadlocks zabaye fashion muri iki gihe gusa cyangwa zari zisanzwe? Reka da, aba bantu bari barashyizeho umuco n'icyubahiro ku misatsi yabo kera cyane, ndetse no mu gihe cy'ubwami bw'abayingi, bamenyekanye nk'abayingi dynasty mu Bushinwa. Icyo gihe abo birabura bagiyeyo bari bafite zo dreadlocks. Wow. Nubwo imisatsi ya dreadlocks itari y'Abanyafurika gusa, ku Banyarwanda n'abandi bo ku mugabane wacu igira ubusobanuro bwimbitse cyane n'imvugo y'ubwisanzure n'imyemerere cyangwa se n'umuco n'imbaraga mu bantu bose ku isi. Nyamara n'ubu hari aho bakiyanga cyangwa bayihagarika mu kazi no mu mashuri. Buriya niwanaba minisitiri ufite ntuza dread, ivangura rishingiye ku buryo umuntu yitwara si ikintu gishyashya. Nka buriya turebye nka kuri Minisitiri Joe, uriya witabye Imana yasabwe kogosha dreadlocks mu gihe yaraje kuba minisitiri. Ubura yarazifite, nigeze mbona ifoto yose. Bazari ngenda nazize imbere yo kuyogoshesha. Ibyo bintu ni ibintu bisanzwe cyane, basanzwe babikora by'umwihariko hano muri Afurika, kubera ko ntabwo hari ibintu tugikomeza, abandi bamaze no kurenga. Kuko ari nk'imyigaragambyo iheruka kuba muri Nigeria, aho iyo myigaragambyo yari yiswe ngo ni End SARS. Iyo myigaragambyo barwanyaga umutwe washyizweho n'ishami rya polisi witwa SARS, washinjwaga gufata abantu bafite tattoo cyangwa na dreadlocks bagahita babafunga, ndetse bakabakubita ibintu bimeze nk'ibiti byinshi cyane, babaziza iyo look bafite, babaziza ubwo buryo nyine bagaragaramo. Bakakubona ufite dreadlocks bagahita bagufunga ako kanya, n'inkoni nyinshi cyane nk'ikirara. Ariko ikindi kintu nabonye kijya kibitera nuko ibintu by'amadread irondo ryivanze n'ibisambo. Harimo abantu biyubashye bazifite banazigirira isuku, ariko harimo n'abandi b'ibirara bagendera muri icyo kigare bakazishyiraho just kubera ko badashaka gusokoza. Nka kuri abajya bavuga ngo mu barasta ngo bafite bose dreads ko ari abarasta. Niko bimeze rero, niyo mpamvu hari igihe hajya hasohoka ayo mategeko nyine yo yarasize. Iryo tegeko ryo ntabwo ryari rikwiye. Ubundi wakarebye ahubwo bakabaye baba n'itegeko ryo kugira isuku. Ni nk'ubutatu wagira isuku ukayikuraho, ntibishoboka. Ubona umuntu uyifite rero ugahita utangira guhondagura umwita igisambo cyangwa umufunga, iyo ni racism ishingiye kuri look. Njyewe niko mbibona. Ahubwo hagakwiye kuvuga ngo uyu muntu ashoboye iki. Okay, afite tatuwaje ariko ashoboye iki? Afite azi kuvura neza niba ari umuganga. Azi kubaga ijisho, azi kubaga umutima, azi kugira gute nubwo afite uko tatu niwe uyifite ntaho ihuriye n'ibyo ari gukora. Ibyo ari gukora niba bigize icyaha, nazira ibyo ngibyo ari gukora. Ariko iyo racism itagaragayemo nyine bitwaje iyo look, tatuwaje cyangwa dreadlocks. Anyway, ibintu bya dreadlocks rero n'ibisage ni inkuru y'amateka maremare tutapfa gusoza none aha ngaha. Gusa twagira ngo mumenye yuko mwebwe abadukurikira mumenye ko ibintu bya dreadlocks ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu kuba bifite ngo ni ingegera ngo ni iki. Hariho n'abantu babifite kubera umuco. Icy'ingenzi ni ukumenya ko iyo misatsi ya dreadlocks atari umusatsi gusa. N'abantu bayifite hari n'abantu bafite message cyangwa twigeze dukorana, sorry nguciye mu ijambo, hari umurasta twigeze gukorana bamwita Cab Lion, ni n'umuhanzi. Twakoranye ingando z'abahanzi mu myaka ya 2016 na gatanu niba ntibeshye. Ni na gatanu. Uwo murasta yansobanuriye ko dreadlocks ziwe afite azimaranye imyaka 15. Ati kandi icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko muri iyo myaka yose isaga 15 yigeze afungwa, nta mabara yakoze. Nyine ukimubona muri iyo shusho ya dreadlocks ye uhita ubona ko ari umuntu ugenda hari umwere. Nanati dread ariko ntabwo yigeze afungwa, ntigeze agaragara mu bintu by'ibiyobyabwenge n'ibindi. Iyo babigusanzemo umusatsi barawukata. Ni ukuvuga ngo niba dread zawe ari ndende, ni ukuvuga kuri clean, nta kibazo ugirana n'amategeko. Ni ubutumwa rero, dreadlocks ni ubutumwa, ni urugendo rw'amateka no kwiyakira no kwigirira icyizere. Ngiyo niko mbibona.
twari duhiniye ahangaha rero turabashimiye ko mwadukurikiye iki kiganiro musige igitekerezo ubutumwa uko mwe mu byumba mwese kuri mwebwe dreadlocks koko n'izingegera cyangwa namwe mwarabisobanukiwe yuko zisobanuye amateka cyangwa umuco ku banyafurika. nabo nibatubwire ko mubizi mutange igitekerezo cyanyu uko musanzwe muzi dreadlocks nuko mubona abazifite bameze. Niba hari n'umuntu uzi w'umurasta kandi witwara neza tag him or her. Turabashimiye cyane rero ko mwakurikiye iki kiganiro. Musige igitekerezo cyanyu. Mukomeze mugire ibihe byiza rero tubifurije ishya n'ihirwe muri byose mu kazi kanyu aho muri hose mumererwe neza. Tubashimiye cyane. Turabashimire cyane. Turabasaba kandi kubana natwe n'ubutaha mu biganiro byubaka. Utarakora subscribe, please do this. Man. Ciao.